Mwaramutse neza, mwiriwe muraho bitewe n'igihe duherukanira cyangwa se n'aho muherereye. Ubu hari abari mu gitondo, hari abari nimugoroba ndetse amasaha atandukanye bitewe n'igihe nyine unaturebeye. Tubanje kubasuhuza rero mwese, tubaha ikaze kuri Tech. Iyi ni YouTube channel twabakoreye iri kubagezaho amasomo muri electronics. Turashaka kubaremamo abatekinisiye bifitiye icyizere kandi bafite ubumenyi bwuzuye muri electronics. Twagerageje gukora izi episode, amasomo ikurikira mu ma episode kugira ngo tugendane muri uru rugendo nyine tugeraho dutangira gukorana business cyangwa se gukora electronic nka business. Uyu munsi rero tugiye gutangira n'isomo ryacu rya gatatu cyangwa se episode ya gatatu. Muri episode zabanje twabonyemo byinshi bitandukanye, twabonye ibikoresho dukoresha muri workshop, twabonye electrical quantities zitandukanye. Ibyo ngibyo ndibaza mwarabyumvise kandi mwarabimenye. Uyu munsi rero tugiye gutandukanya, cyangwa se tugiye kurebera hamwe difference between AC and DC. Ubundi iyo tuvuze AC wumva iki, iyo tuvuze DC wumva iki? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe kandi tubisobanukirwe. Nk'umutekinisiye ugomba kumenya gutandukanya umuriro w'amashanyarazi cyangwa se electricity, alternating current ndetse na direct current, ukabimenya ukabisobanukirwa. Kera twiga muri secondaire, hari umwarimu watwigishaga aratubajije ngo iyo tuvuze DC twumva iki? Umwe mu bana twiganaga aratera aravuga ngo yumva District of Columbia which is not real. Iyo tuvuze DC tuba tuvuze direct current, ni direct current, mu gihe AC ari alternating current. Ibyo byose rero tugiye kubirebera hamwe muri iri somo. Turaza kurebera hamwe itandukaniro riri hagati yabyo ndetse dusobanukirwe byinshi byerekeranye na electricity. Muri iri somo kandi turaza kugira pratique, hari ibyo turi buze gukora muri practical experiments z'uyu munsi. Turaza gukoresha digital multimeter dupime umuriro w'amashanyarazi, dupime AC iri mu rukuta cyangwa se iri muri prise, tumenye ngo ni gute twayipima, twabigenza gute kugira ngo tubone value z'umuriro w'amashanyarazi dufite muri prise. Turaza kandi gupima twifashishije digital multimeter. Turaza gupima umuriro wa DC, turebe ngo DC yo muri adaptateri cyangwa yo mu mabatiri, turaza kubipima turebe ibyo ari byo. Kandi turaza no kubereka symbol za AC ndetse n'iza DC. Ibyo muraza kubisobanukirwa muri iri somo. Ibi tubikora kugira ngo dukomeze kugira imyumvire imwe cyangwa se dusobanukirwe. Nimba turi gukora ntitukavuge ngo AC ngo uyoberwe ibyo tuvuze, ngo nimba tuvuze DC uyoberwe ibyo tuvuze. Ibyo tugomba kubikora kugira ngo duhuze imyumvire cyangwa tugire common language, common understanding. Reka dutangire rero. Tugiye guhera kuri alternating current cyangwa se AC. Iyo tuvuze AC cyangwa DC, electricity flow in two main ways. Ni ukuvuga ngo electricity cyangwa se umuriro w'amashanyarazi utambuka cyangwa se ukorwa cyangwa se ubaho mu buryo bubiri. Hari uburyo nyine bwa AC n'uburyo bwa DC. Difference between between
W-double-E. Between? No. Difference between AC and DC. Twabonye ko iyi AC is alternating current. Alternative current, while DC is direct current. Direct current, let me start here. Direct current, symbol yayo ni iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo ni sinyare ndabicuritse iryo rirarangira tukagira direct current, sinyare yayo igenda gutya, iyi ni amplitude, iyi ni time. Hanyuma muri alternative current hoho dufite sinusoidal wave. Iyi ngiyi ni wave shape ya sinusoidal wave kuri alternative. Hanyuma ahangaha iyi niyo wave shape ya DC. Nkuko mubibona hano muri note types of electricity, hari DC hakaba na AC. Full name: DC ni direct current, AC ni alternating current. Meaning muri AC change direction back to forth. Nukuvuga ngo muri AC turahinduranya, tuba turi muri direction imwe tukajya mu yindi. Nkuko mubibona hano muri wave yayo tugira upper side na down side, cyangwa se tugira iki gice cyo hejuru tukajya n'iki gice cyo hasi. Nukuvuga ngo tugenda muri both direction. While ahangaha muri DC hoho tuba dufite sinyare igendera muri one direction. DC flows in one direction. So reka dukomeze. DC current, as definition, DC current is electricity that flow in one direction from negative to positive. Ni ukuvuga ngo muri DC tugomba gusobanukirwa ko ari amashanyarazi, cyangwa se ari ni amashanyarazi aflowing, cyangwa se atambuka mu cyerekezo kimwe gusa, ntabwo ashobora kujya upper cyangwa ngo aze down. Ni ukuvuga ngo nimba ari upper ni upper continuously muri icyo cyerekezo kimwe gusa, nimba ari down ni down muri icyo cyerekezo kimwe gusa, kandi iflowing from negative to positive. Ibyo nabyo tugomba kubimenya. Symbol yayo is a straight line symbol, nayiberetse hariya naha muri kwibona muri note. It is a straight line. No kuri za appareil aho uzabona akarongo gatambitse gafite wenda utundi munsi ducagaguye, iyo ngiza biri kukubwira ko ari DC cyangwa se direct current. Hanyuma source of DC voltage, ni ukuvuga ngo volte za DC zituruka ahantu hatandukanye, ariho ahanganye kubabwira. Ahambere ni muri batteries, power bank, solar panel ndetse na adapters. Muri adapters mujya mubibona ko wenda dufata
charger ya telefone n'urugero tukayicomeka mu mashanyarazi kandi tugiye gucaginga device ikoresha DC voltage. Ibyo biba byagenze gute? Ibyo tuzagenda tubireba muri iri adaptateur. Haba harimo icyo twita rectification, ni ukuvuga hari igice cya power supply kigomba gukora ibyo bintu kigahita gikora convertisation cyangwa se converter from AC to DC. Ibyo ngibyo byose tuzagenda tubireba mu episode akurikira. Example of DC devices cyangwa se ingero z'ibikoresho bikoresha voltage za DC harimo telefone, laptop, TV circuits cyangwa se amateleviziyo akoresha DC. Nubwo ubona uyacomeka mu mashanyarazi ariko abakoresha DC, ibyo turaza kubireba. Amatara, aya matara dufunga mu nzu aduha urumuri nayo akoresha DC voltage, nubwo ubona tuyacomeka mu mashanyarazi ariko aba ari DC. Ibyo biterwa n'ikirero, biterwa nuko aba afitemo igice cya power supply, gihinduramo DC cyangwa se gikora iyo converter. Ibindi bikoresho bikoresha DC ni radio. Murayibona iyi radio ya Sonitech, abantu muyibuka ndabasohoje, imaze igihe kinini ntikipfa kuboneka, ariko izi ngizi zagacishijeho cyane. Radio rero nayo iri mu bwoko bw'ama device akoresha DC. Wave shape twayibonye. DC has a straight line steady voltage, ni ukuvuga ngo impamvu ari wave yayo ari straight line ni uko iba ifite voltage iri steady. Nimba ari volte 12 ubwo ni 12, ntabwo ziri bumanuke ngo zivariating zihindagurike according to the time. Nimba ari 5 ni 5 niyo ngiyo, niyo mpamvu tuyita steady voltage. DC is like water flowing in one direction in a pipe. Ni ukuvuga ngo ni nk'ay'amazi twagiye tubona atambuka muri pipe mu cyerekezo kimwe, ntabwo agaruka inyuma cyangwa se ngo ahindaguranye positions. DC is very important for repair. Ni ukuvuga ngo nimba dutangiranye urugendo ugomba gusobanukirwa neza DC. Nimba ari n'ibibazo ufite ubibaza kuri direct current cyangwa se kuri DC, ubinyandikire kuko it is very important cyane muri aya masomo tuziga, ndetse no kugira ngo tuzabashe kuba abatekinisiye bakora ibintu bazi, bakora ibintu bumva. Nuko tuzaba twumvise mbere na mbere DC, kuko ibikoresho tuzarepairinga nubwo tubicomeka mu mashanyarazi ariko twabonye ko biba biri gukoresha DC voltage, kandi dufata umugozi nibyo tugacomeka muri AC ariko yo ubwayo biri gukoresha DC. Niyo mpamvu ni ingenzi cyane kuyisobanukirwa kuko tuzayipima, tuzayikoreshaho igihe kirekire cyangwa se ibintu byinshi. Most of electronic boards like TV, radio, computer working with DC inside, even if they plug into AC from the wall. Ibi nibyo nimaze kuvuga, nubwo ibikoresho most of them bya electronic, televiziyo, radio, computer byose bikoresha umuriro wa DC inside cyangwa se mo imbere biba biri gukoresha umuriro wa DC nubwo tubicomeka mu mashanyarazi. Ibyo nibyo nimaze kubabwira haruguru. Reka tuvuge kuri alternating current cyangwa se za AC. AC as a definition is electricity that change direction many times per seconds. No kuvuga ngo AC noneho ni amashanyarazi ahindaguranya ibyerekezo from up down bikagendera bigakorwa inshuro nyinshi ku isegonda. Aha ngaha ndabaho urugero, wowe udukurikiye aho uri hose, reba igikoresho cy'ikoranabuhanga kikwegereye ugifate mwereke. Urebe inyuma kuri modeli yacyo, uraza gusanga wenda handitse ngo source cyangwa se power source, usanga handitseho DC20 entre parenthèses cyangwa se akarongo
50 Hz cyangwa se 50 Hz cyangwa se 60 bitewe n'igihugu uherereyemo. Nusanga hariho Hz 60 cyangwa 50, biri kugusobanurira ko uwo muriro cyangwa se iyo electricity wabonye bakubwiye ngo ni 220 ichanginga direction, iryo hindagurika riba inshuro 50 cyangwa 60 per second mu isegonda rimwe. Icyo kintu ngo uracyumvise? No kuvuga ngo iyo frequency nka definition yayo bivuze ngo ni number of turns per second, ni inshuro zihindagurika, ni number of turns kwisubiramo, ni inshuro ikintu kisubiyemo mu isegonda. No kuvuga ngo ayo mashanyarazi yawe nimba ari 220 ari repeatinga cyangwa se arahinduranya directions inshuro 50 mu isegonda. Iriya frequency bayanditseho ni icyo ngicyo biba bivuze. Symbol cyangwa se akamenyetso twakabonye, ikikwereka ko ari AC ni iriya sinusoidal wave twayiberetse ari kuri tableau, ibifite upper and down, ibifite izo positions ebyiri cyangwa se izo directions ebyiri. Source of AC, aho dukura umuriro w'amashanyarazi wa AC cyangwa se ubungubu nyine uri changinga directions. Ibyo ni ukuvuga ngo ahambere tuwusanga ni home wall socket, aho mu rugo uri, hamwe ucomeka telefone, hamwe ucomeka televiziyo mu rukuta kuri iriya prise, hariya niho hambere dusanga source of AC voltage cyangwa se AC current. Aho ni ahambere. Aha kabiri ni ku ma generators. Generators sinzi nimba muzizi ariko muri kuzibona hano nabahaye amafoto yazo. Hari ibita biodiesel generator. Ini ayindi bikoresha fuel, essence y'amazutu, things like that. Ni fuel generator ikoresha za mazutu. Ni diesel engine. Izi zose ni ubwoko bw'amagenerator atanga AC. No kuvuga ngo iyi nayo ni source of AC current cyangwa se AC voltage. Ahandi hantu ha gatatu dushobora gusanga source of AC ni kuma power stations cyangwa se kuma barrage cyangwa se ku ngomero. Mu Rwanda murabizi dufite ingomero zingahe, cyangwa wowe mu gihugu uherereyemo mufite ingomero zingahe? Ziriya ngomero mwumva zitunganya amashanyarazi, izo ngizo, iyo ngiyo nayo ni indi source of AC voltage, AC current, AC power, things like that. Izo electrical quantities zose tuzisanga muri DC. Twabonye ingero za device, aho twabonye telefone, televiziyo, laptop n'ibindi bitandukanye. Aha mu mashanyarazi naho hari device cyangwa se AC alternative current, hari izindi device nazo zikoresha full AC zidakoresha DC. Urugero urwa mbere hano turabona iron, electric iron cyangwa se ipasi twifashisha dutera imyenda, ipasi wifashisha utera imyenda, ziriya zikoresha alternative current. Hari firigo nazo zikoresha AC, usibye ko muri iyi minsi cyangwa se technology igezweho ubu ngubu hari n'amafirigo menshi ari gukoresha DC voltage cyangwa se DC current, kuko zifitemo converter ibasha guhindura AC into DC kubera technology igenda yevarewa cyane. Ntago firigo zose uzabona ziba zikoresha AC, harimo n'izikoresha DC. Urundi rugero rwa device ikoresha AC ni fan cyangwa se ventilateur cyangwa se kariya gahungiza, turiya utungutu twose dukoresha AC voltage. Hari AC cyangwa se air conditioner, izi ngizi nazo zikoresha amashanyarazi full cyangwa se AC. Nkuko mubibona hano muri note, AC wave shape nayiberetse hariya, ariko ni iyi ngiyi murareba neza niba mwitegereza, ifite both directions, ifite upper and down, up and down. Ni ukuvuga uko bigenda bihindaguranya niko ichanginga nyine za directions. Niyo mpamvu AC ihinduranya cyane.
In most of countries, frequency is 50 Hz. Change direction 50 times per second. Ibi ni bimwe nababwiye. Ni ukuvuga ngo mu bihugu byinshi dukoresha frequency ya 50 Hz. Hz 50. Bivuze ngo AC yacu i-changing direction inshuro 50 mu isegonda rimwe. And some countries use 60 Hz. Hakaba n'ibindi bihugu bikoresha frequency ya 60. AC is like water moving forward and backward again and again. Nguvuga ngo AC ni nk'amazi agenda agaruka cyangwa se agenda nanagaruka inshuro nyinshi muri pipe cyangwa se aho turacyakoresha rwa rugero rw'amazi. Muri episode ya kabiri niho twabonye cyane twakoresheje urugero rw'amazi kugira ngo dusobanukirwe electrical quantities. Nimba nawe udukurikiye wenda utarabisobanukiwe cyangwa se utararebye iyo video, wagenda ukareba BTech episode ya kabiri twabivuzeho umwanya uhagije. Main difference between AC and DC. Aha twakoze nk'agasamari kagaragaza main difference between cyangwa se itandukaniro riri hagati ya AC ndetse na DC. Ni ukuvuga ngo hari features AC and DC. Description. AC change direction. Ni ukuvuga ngo AC ihindura ibyerekezo, mu gihe DC ikoresha only one direction. Shape. Wave shape. Kuri AC dukoresha sinusoidal wave cyangwa se uri kubona iri guhindaguranya sinyari iri sinusoidal ibihindaguranya ibyerekezo nk'uko muri kubibona aha ngaha ifite both direction, upper and down, upper and down, upper and down. Mu gihe muri DC we have straight line. Ukuvuga ngo wave yayo ibiri straight. Ibi ngibi nabyo bituma iba steady voltage cyangwa se iba voltage idahindagurika, iri steady. Kubijyanye na source cyangwa se source, AC tuyisanga muri wall socket cyangwa se mu gikuta, kuri prize zo ku gikuta cyangwa se ku ma generator twabonye cyangwa se ku ma barrage, niho hava AC voltage. Mu gihe muri DC dukoresha battery cyangwa se adapters zitandukanye cyangwa se power supply za convertinze cyangwa se zifitemo icyo twita full bridge rectifier ya ma diode power supply, aho ya ma diode akora rectification, tukaza gukomeza tubona DC voltages. Hanyuma AC used for heavy appliances, mu gihe DC iri electronic circuits. Ni ukuvuga ngo dukoresha AC muri appliances ziremereye cyangwa se zifite imbaraga, zifite consumption nini cyane. Nkuko twabibonye ni urugero nk'ipasi. Ipasi iri electric full kubera ko ikoresha heavy, is one of heavy appliances. Ni imwe no mu gukonsuminga buri umuriro nk'ipasi ibamo, ndetse n'ibindi bigiramo ama holding resistor cyangwa se ama resistance ashyuha. Niyo mpamvu tubyita heavy appliances cyangwa se ibikoresho biremereye muri consumption ndetse no mu mikorere nyine y'amashanyarazi. Mu gihe muri DC is used for electronic circuits, hahandi nyine tuba tugiye kujongera n'ubu components bwinshi, resistor, capacitor, transistor, guhuza diodes, guhuza izo circuits, niho twisanga cyane turi gukoresha DC cyangwa se DC yifashishwa muri electronic circuit. Hanyuma ku bijyanye na danger cyangwa se danger level, muri AC we are more dangerous cyangwa se niho hari ibyago byinshi cyangwa se
niho harimo ibyago byinshi dani muri DC, ko DC less dangerous because low voltage, kuko muri DC umuriro uragenda ukaba rectified, ugasanga ufitemo ama component menshi agenda awuca intege, ugasanga harimo ibyago bikeya ugereranyije no muri AC. Hanyuma rero next point is how device use both. Ni gute noneho igikoresho gikoresha AC and DC at the same time. Ibi ngibi n'ubundi nsa n'umaze kubivugaho, ni ingenzi cyane kubisobanukirwa, kuko iyo ufashe televiziyo cyangwa se ikindi gikoresho ukagicomeka mu mashanyarazi muri prise, ariko mu by'ukuri n'imbere kiba gifitemo uburyo cyakozemo conversion kuva muri AC tujya muri DC. Urugero muri wall power tuba dufitemo AC, hanyuma inside muri TV cyangwa muri telefone cyangwa se mu bindi bikoresho bitandukanye nk'uko twabibonye tukaba dukoreshamo DC. Hanyuma so every electronic device has a power supply section inside. Ni ukuvuga ngo buri gikoresho cya electronic cyangwa se buri electronic device has power supply section, ifitemo igice gitunganya imiriro ari nacyo gikora conversion. Step ya mbere, it takes AC from the wall. Step ya kabiri, convert it into DC voltage. This converter use ordinary diode in full bridge rectifier circuit. Ibi ni bya bindi namaze kubabwira, icyo gice cya power supply gikora conversion cyangwa se convert DC cyifashisha izo twita ordinary diode. Turaza kuzibereka cyangwa tuzagenda tuzibereka. Izo diode zikora icyo twita full bridge rectifier kugira ngo umuriro uhinduke steady voltage cyangwa se uhinduke DC. Hanyuma send DC to the circuit board. Hanyuma ya DC yamaze kuba rectified, yamaze kuba filtered, yamaze gutunganywa neza, yabaye steady, ikayohereza muri motherboard cyangwa se mu bindi bice bisigaye bya device. Niyo mpamvu muri aya masomo tuzagenda tubirebera hamwe ibintu byose, nubwo wenda twakwibanda ku kubigisha gukora televiziyo cyangwa twabigisha kwibanda gukora ku kintu, ariko n'ubundi steps zo kuripiyaringa ibikoresho byose ni zimwe. Mu gihe wamaze gusobanukirwa ngo eske iki gikoresho ngiye kuripiyaringa cyangwa ngiye gukora ni ubuhe bwoko, icyo ni icya mbere. Ese gikoresha ubuhe bwoko bw'umuriro, ni AC cyangwa ni DC? Nimba ari DC, ukamenya ngo nimba ari DC ni ukuvuga ko ifite igice gikonvatinga AC muri DC. Nimba ari igikoresho cya electronic, nk'urugero uzajya gukora televiziyo, ufata umugozi ucomeka mu mashanyarazi, ariko icyo iyo televiziyo izakora nimba itari kwaka ikintu na kimwe, uzagenda ujya gupima umenye ngo ese umuriro uri kuboneka cyangwa se ya AC yagezemo yabaye well converted, yabaye DC. Kuko twabonye ko televiziyo ikoresha DC, uzagenda ubanza urebe igice cya mbere cyakoraga conversion, ese converter yabaye cyangwa ntabwo yabaye, n'ibindi muri ubu buryo. This power supply repair is very important. Mu kuripairinga power supply ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko urumva nicyo gice gitangiza iyo conversion, kugira ngo muri buri gikoresho gikoresha electronics kandi ducomeka mu mashanyarazi kiba gifitemo power supply. Niyo mpamvu tugomba kwiga kumenya kubitandukanya no kumenya ngo igice gikora rectification ni iki, igice giseparating imiriro ni iki. Ibi byose tuzagenda tubireba hanyuma tunabisobanukirwa. Hanyuma rero iri somo nabyo reka dusubikire aha ngaha. Nimba hari ibibazo wahuye nabyo twandikire cyangwa se uduhamagare kugira ngo tugufashe. Reka naryo tujye muri practical experiment yaryo, aho turi burebe, aho turi bwifashishe digital multimeter dupime umuriro w'amashanyarazi mu rukuta, tumenye uburyo twapimisha appareil tukawupima, tumenye uburyo twapima DC, ndetse turebe na power supply, tumenye ngo ni hehe AC irangirira
ni hehe DC itangirira kugira ngo igikoresho cyacu gitangire gukora. Ibyo byose turaza kubireba kandi turaza no kubereka symbole za AC ndetse n'iza DC. Ibyo ngibyo byo twanabibonye. Reka mbashimire rero mwese turi kumwe muri iyi episode. Ndizera ko musobanukiwe AC, musobanukiwe DC ndetse mumenye n'itandukaniro ryabyo cyangwa se aho bitandukaniye. Nimba turi kumwe muri iri somo ari ubwa mbere, kora subscribe. Nimba warayikoze, sangiza n'abandi kugira ngo uru rugendo tuzarugendane kugeza tubaye abatekinisiye bafite confidence kandi bafite full package muri electronic repair, electronic devices. Reka mbashimire rero, tubonane muri pratique. Tubonane mu kanya muri pratique.